bazabasha kuvuga amazina yanyu, bazabasha kuvuga aho mukorera. Niyo mpamvu ndabinginze icyo kibazo ni mu gikemure. Uzahururu wanjye Torne o seu dia inesquecível. Quer animar o seu evento com boa música? Escolha Genboy. Genboy faz a festa acontecer para serenatas, casamentos, batizados, homenagens, inaugurações, aniversários e muito mais. Genboy, a melhor opção para animar os seus convidados. Faça já a sua reserva para seu evento pelo contacto 84 77 16 420 ou 86 93 09 81 3. Genboy faz a festa acontecer. Genboy, a festa já começou. Twongeye kubasuhuza abakurikiye Ajuda TV. Abakurikiye Ajuda TV rero murabizi ko n'ubusanzwe nema buri Sibomana muwa muvugana. Nkaba noneho ngarutse mu bundi buryo atari bwa bundi mwari mumenyereye. Tujya ngo rero tubabwire ko muri aka kanya twatembereye ahantu bita Marakwende hari ahantu heza rwose abantu bashaka kuruhukira, bashaka gufata icyo kunywa, n'ahantu hatuje. Niyo mpamvu mubona natwe twazindutse kugira ngo tubashe kuhakorera ikiganiro kigendanye n'ibyo twabateguriye. Nema buri Sibomana rero uyu munsi twagarutse mu yindi sura nshya. Nibutsa abadukurikiye gukora subscribe, mukore share, mujye muri comment, nukuri n'ibintu by'agaciro. Impamvu rero twebwe twagarutse mu yindi sura nshya atari nk'iyo mwari mumenyereye. Twagarutse tugendeye ku ma comment, ibitekerezo, inyandiko cyangwa message mwaje mutwandikira. Abadukurikiye rero uyu munsi byabaye ngombwa yuko tuharira ikibazo gikomeye. Wenda abadukurikiye namwe muzamwumva koko yiba kidakomeye. Ni ikibazo gikomeye twagiye dusabwa n'abantu benshi, urubyiruko, abasore, abagabo bari hano muri Mozambique. Na abantu baje hano muri Mozambique bakorera abapatro cyangwa abafite ubushobozi cyangwa abafite akazi, ariko muri iyo mikorere yabo ntize kugenda neza. Muri uko kutagenda neza rero twabashije kwegera bamwe mu bahuye n'icyo kibazo, babasha kudusobanurira, natwe tubaha ibibazo, babasha kudusubiza. Nagira ngo rero mbabwire yuko abadukurikiye muri aka kanya, abo bantu bose twamaze kuganira, bagiye badusaba ko twavuga n'amazina y'abantu bagiye bahura n'icyo kibazo, ariko mbabwira ko atari ngombwa. Nabo ubwabo mbona yuko atari byiza yuko twahita tubagira gute tubashyira imbere y'itangazamakuru yacu kugira ngo mubashe kubabona tutabanje kubivugaho, kugira ngo n'abagize icyo kibazo mumbabarire, n'abagize icyo kibazo nabo bihwiture. Dore rero ukuntu iki kibazo twasanze gikomeye nkatwe Ajuda TV, nuko nimba warazanye umuntu ukamukura mu Rwanda cyangwa ukamukura mu Burundi, mugakorana imyaka 5, ndakeka yuko abantu bariho barambwira ko uyu muntu yabashe kutubwira ko bakoranye imyaka 5, dufite n'abakoranye nayo imyaka 3. Abo bose bagiye bahuriza ku kibazo kimeze gutya, ngo abapatro ba hano rero cyangwa ababosi nk'uko bakoresheje inyandiko, iyo mvugo nuko babahamagara bakaza muri Mozambique bagakorana akazi, ariko muri uko gutangira gukorana akazi bakabizeza ko nyuma y'imyaka 5 cyangwa imyaka 3 nabo bazajya gute bazabaremera akazi kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere. Ariko iyo myaka 3 yashira cyangwa imyaka 5, nyiri bintu cyangwa uwo twita patro akaza kuvuga ko ubucuruzi bwe butagenze neza cyangwa wabuhombeje,
noneho we akaboneraho kuba yavuga ko muri iyo myaka mwakoranye nta musaruro wagezeho. Tuvuge ko nk'urugero mugatangira gukorana nka 2024 na 2023 mwarimenyeje ko mugomba gutandukana cyangwa azagira uko kugenza mu 2020 wenda n'umunani. Muri iyo myaka rero ngo abapatro cyangwa ababosi bari hano muri Mozambique bo nkuko inshuti zaje yagiye bitubwira ntago ari bose, we agacunga igihe wowe uteganya kuzamwakira amafaranga kugira ngo nawe ugire gute nk'ibyo mwemeranyijwe ukunde nawe utera imbere, kuko n'imyaka ibigenda igabanuka. Nimba waratangiye gukorera umuntu ufite imyaka 15 ukagira imyaka 20, imyaka nawe bigenda itambuka. Ariko ikintu cyagize gute cyabaye ngombwa yuko Ajuda TV natwe tubasha kuba twatanga ibitekerezo, nuko nimba mu mwaka wa nyuma ubwiye wa mwana cyangwa umusore, urumva yabaye umusore cyangwa yabaye umugabo, ukamubwira yuko utakibashije kuba umuhemba cyangwa kumuha ibyo mwemeranyijwe, yuko nawe ntacyo wabonye ntago wungutse muri make. Nkeka ko aho ngaho hari ibintu bibiri ngira ngo abadukurikiye muri aka kanya mwumve. Hari iyo myaka yatambutse, wa muntu yarakuze. Muri uko gukura ashobora kubona akabona wenda nabo bakuranye hari namwe bagezeho, urumva bagezeho, we iyo myaka imubanye ubusa. Noneho we akabura uko agira, kuko ntago yaburana nawe kuko ari umupatro, ugasanga umugabo cyangwa umusore ataye umutwe mu mahanga. Waramuzanye murakorana imyaka, abantu bazi ko yakoreranaga kanaka, ariko bibaye ngombwa yuko nawe none habaho ari zero, nta kintu afite. Ndakeka rero abadukurikiye muri aka kanya namwe icyo kintu mugitekerezeho, kuko icyo cyangwa ubuyobozi bwaba ari ubuyobozi bwa kino gihugu, bwaba ubuyobozi bwaho twagiye duturuka, nkeka ko bushobora kudufasha bukaza bwinjira muri kino kibazo, bakabasha kumva umuzi w'icyo kibazo, bakumva uburemere bwacyo. Ese uwo mwana ko muri iyo myaka nta kintu afite, wenda waramugaburiraga tubyemere nta kibazo, ariko yiba nta kintu afite, umutima we no kuba yajya kurega wenda ntibitange isura nziza, cyangwa ntabashe kubigeraho ngo mube mwahangana mu buyobozi bumurenganure, ntago mwumva ko uwo muntu igikomere afite ari igikomere gikomeye. Ni igikomere gikomeye rero muri societe cyangwa mu mibereho ya buri muntu, kandi gishobora kuzabyana ingaruka mu gihe runaka. Niyo mpamvu rero muri aka kanya Ajuda TV yafashe uyu mwanya kugira ngo ibanze ibwire abantu bose bari hano muri Mozambique, abarundi, abakongomani, abanyarwanda, mwese tutaratangira guha ikiganiro abantu mwagiye muzana mukabakoresha bagahura n'icyo kibazo, mukarenzaho no kubabwira ngo muzajye koregaho mushaka, mumenye ko nidutangira kugira kubaha mikoro, kuko mikoro tuzayibaha kugira ngo babashe, kandi nitubaha mikoro bazabasha kuvuga amazina yanyu, bazabasha kuvuga aho mukorera. Niyo mpamvu ndabinginze icyo kibazo ni mu gikemure. Hano twebwe dufite ubusabe bwinshi bugera ku bantu, cyangwa bugera ku bantu bagera nko kuri, ugereranyije ni nka 20. Ni abantu benshi, kandi aba bose ari abasore ari abagabo, ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu rero abantu bo muri Mozambique, mukorera muri Mozambique, ntago ari mwese, ariko ni mwihwiture, ni mugerageze uburyo murangiza kino kibazo, kuko ni ikibazo gikomeye duhora tugezwaho keshi. Ajuda TV rero impamvu twagaragaje
iki kiganiro tugitanze muri no sura no kugira ngo tubashe guhwitura aba boss bacu cyangwa abo bafite ubutunzi bafite business zikorerwa hano muri Mozambique kugira ngo mubanze mugire gute mubanze mwisuzume kuko igihe Ajuda TV itangira guha mikoro abakoresha banyu abo mukoresha ntago bizaberekana isura nziza kandi ari mwe mwatangiye ikibazo mwarakibonaga. Igihe rero niki kugira ngo mwisuzume kuko iki kibazo tutagikurikiye kizagenda cyangiza societe y'abanyarwanda yabiri hano muzatangira mugirana ibibazo, societe y'abakongomani, societe y'abarundi, mwese isura izagenda bazagenda babona mu yindi sura itari nziza. Niyo mpamvu rero dusaba kugira ngo buri mwe wese ikibazo kireba uzi yaba gifitanye n'umukozi we cyangwa umukorera amenye ko agomba kuba maso kuko Ajuda TV twaje kugira ngo tujye tureba ibintu byakwangiza societe tubashe kubiganiraho, tubashe no iba ari bikemurwa tubashe kubikemura. Ariko mbabwire yuko nyuma y'ibyo byose twebwe tubabwira ko ubuvugizi twatanga ubwo ari bwo bwose bushobora kugera kure. Dushobora kugera ku buyobozi bwa buri umwe wese uba mwari hano muri Mozambique kugira ngo budufashe kugira ngo iki kibazo kibe cyakemuka. Ngira ngo mbabwire yuko buri umwe wese uri hano muri Mozambique yaraje gushaka imibereho ariko agira aho abarizwa. Hari amambasade atandukanye cyangwa hari amakonsera cyangwa y'ibihugu bitandukanye. Abo bose tuzagira gute ndakeka ko bariho batwumva bashaka kudufasha kugira ngo iki kibazo nabo bakigira icyabo kuko gishobora gusenya societe, bityo tugatangira kubona ibibazo bigenda bitandukanye kandi byaratewe n'ikibazo kimwe cyaraje tukibona. N'umuburo rero mbabwira yuko mugomba kwibuka gukanda subscribe mugakora share mukajya muri comment kugira ngo mubashe kugira gute mubashe kumenya byinshi. Ni byinshi twabateguriye rero, ni byinshi tuzaza tubaha kugira ngo mubashe kuduha ibitekerezo kugira ngo kuko twaje kugira ngo tugire intambwe cyangwa umusanzu dutanga mu kubaka societe yaba iya Mozambique yaba iy'abanyamahanga turi hano yaba abo mu bihugu bitandukanye. Ariko icyo kibazo nkuko mwacyumvise umuntu wese uri hano muri Mozambique uzi ko agifitanye n'umukoresha we agomba cyangwa umukozi we agomba kwitonda akabanza icyo kibazo akakitwaramo neza kuko nidutangira kugishyira ahagaragara ntago ari ni ibintu bitazamugaragaza neza cyangwa isura yiwe cyangwa kwisi hose bazamumenya cyangwa bazamenya uburyo yitwara mu kibazo we n'umukozi we. Niyo mpamvu rero mbwira abadukurikiye muri aka kanya na Ajuda TV sempre twebwe tubagezaho ibishya. Niyo mpamvu icyo kibazo twakizeho tuba ngombwa ko tubanza gutanga umuburo kugira ngo tubanze tubwire buri mwe wese uri hano muri Mozambique yaba ari umunyarwanda umukongomani uri hano twabasabaga rwose kugira ngo icyo kibazo mukigire icyanyu kuko nidutangira kwitabaza ubuyobozi buzatangira bukurikize itegeko. Tuba hano ariko ntago tugomba kumenya ko ubuzima cyangwa umubiri bagenzi bacu bafite abo bakozi banyu nabo baba bakeneye kuzagira ejo hazaza heza. Mujye mutekereza rero kandi mwitonde kuko burya ushobora guhemukira umuntu mu buryo wowe utazi ko bushobora kuzagira ingaruka ariko nubwo butagira ingaruka ku kanya ariko bukazagira ingaruka mu gihe kizaza cyangwa n'umwana ugukomokaho akazahura n'ikibazo wowe wateje we mubyeyi. Niyo mpamvu rero mubane neza rero cyangwa mukorane neza nabo mukoresha mukorane neza amasezerano nubwo mu buzima habaho ibitsitaza cyangwa business zitagenda neza ariko mugerageze kunga ubumwe kandi muganire kugira ngo mubashe gukemura ibyo bibazo. Mbabwira yuko rero nakagaruka ni Aimable Sibomana n'ubusanzwe murabimenyereye. Mbabwira yuko mwibuke gukanda comment abajya muri comment murabona ko twatangiye gusubiza ibibazo byanyu mukore na share subscribe uzahururu wanjye bebe
torne o seu dia inesquecível. Quer animar o seu evento com boa música? Escolha Genboy. Genboy faz a festa acontecer para serenatas, casamentos, batizados, homenagens, inaugurações, aniversários e muito mais. Genboy, a melhor opção para animar os seus convidados. Faça já a sua reserva para seu evento pelo contacto 84 77 16 420 ou 86 93 09 81 3. Genboy faz a festa acontecer. Genboy, a festa já começou.